subwo nkubwiye ubuhamya kuko ndakubuhamya wa mugabo ya njyewe 2022 nagiye i Kigali ngiye gusengera umuntu yantegeye ati ngwino dusenge mpurirayo n'umumama yari afite umugabo w'umuzungu ariko wari umunyarwanda noneho ubwo turasenga nijoro nk'ejo uwo mumama agataha avuga ati ntago nagaze urugo rwonyine reka ntahe nzagaruka ejo noneho nk'ejo azana n'uyu muntu wari ufite ideni rya $20,000 nkubwiye noneho uwo mumama araza nyine nawe abaza abanyakigali nugushiramo agapantaro afite ibisuko byiza ni keza nta nubwo abyibushe cyane nkanjye noneho araza ngo baramubwira bati hari umuhanuzi kazi wavuye i Musanze umva ari kugukorera aho ubabaye hose ngwino wenda yajya kugusengera n'ibibazo ufite bigashira noneho umugore aravuga ati reka ibi bintu ntago byashoboka nuko ngaza yiyambariye ako gapantaro kandi afite abana babiri aravuga ati ngiye kugenda nambaye igikobwa n'impeta nyikuremo namanure akambwira yuko ntari umukobwa ndi umugore ndemera ko ari Imana iri kumukoresha nuko ibyo bintu nyine ngabivugira imbere y'igitanda cye yasashe amashuka y'umweru impeta yikuramo yishiga mu isakoshi arangije araza akigera ahantu undi asanga turi gusenga tugiye gutandukana nyine ngazi Musanze bagasigara i Kigali Imana ihita imbwira ngo mbwirira uriya mama ngo ndi Imana ivuganye nawe ngo ndirahiriye amafaranga ashaka mu minsi 3 uhereye umunsi ndayamuhaye kandi muhaye narenzeho kugira yemere ko ndi Imana ivuganye nawe ndamubwira ati mubye umva ukuntu Imana imbwiye mu minsi 3 koko ubwo kuwa kabiri no kuwa gatatu kuwa kane mu gitondo mu minsi 3 nabimuhanuriye kuwa kabiri mu gitondo kuwa gatatu kuwa kane mu gitondo Imana ntago yakora ikosa ryo kuza iruhande rwawe itakuzaniye icyo ushaka uzi ko Uwiteka azi ibintu bihwanye n'ibikomere ufite byakomora uzi ko Uwiteka asanze ari inkweto zirakomora azizana Yes, ni by'agace kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa David, ninjye mugiye kubana muri urugero twagire mu karere ka Musanze aho twaje gusura umukozi w'Imana Claudine. Hanyuma rero ni mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve aho naje gusura umukozi w'Imana Claudine. Abantu benshi mu mumenyere ku biganiro twagiye dukorana aho twagiye tugana akatubwira ko umuntu asenganye nawe cyangwa kamahanura ibintu bidatinda cyangwa se byatinda bikamara nk'icyumweru cyane iyo umuntu yizeye na Claudine yizeye. Ni umukozi w'Imana twagiye tugana ku magambo menshi agiye akomeye. Ni umuntu wasenganye n'abantu benshi ibintu bigasubizwa cyangwa se ibintu bigasura. Ni umuntu wasengeye abarwayi bagakira inyatsi zikagenda ndetse n'umuntu wabanye n'abantu mu buryo butandukanye mu buryo bwo kubaganiriza ndetse no kwigarura icyizere mu minsi y'ubungubu. Ahangaha turi mu cyaro mu karere ka Musanze niho twaje kuganira ubu mpagaze magazi wawo mu rugo niho tugiye kuganira. Mukomeze mubane nanjye mu rugendo rwose najya no mu karere ka Musanze kugira ngo dukurikirane umukozi w'Imana twaje gusura udasanzwe. Imana yahaye impano zidasanzwe, Imana yahaye umugisha udasanzwe, umuntu usengera abantu bagakira, umuntu usengera abantu inyatsi zigakira. Nirwo rugendo twajemo uyu munsi. Nawe niba ukunda Imana n'abantu bayo komeza ukurikire urugendo rwacu. Claudine mezute neza Imana cyane akavura kagiye kugwa ariko nta kundi turihangana no kuntu wambaye neza. Yego Reka tuze kubigaruka kuntu wambaye manzi dushyira imbere y'Imana. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje tugushimiye kuri Imana yabaye mu ruhande rwacu kuva tuvutse kugeza iyi tariki turi bazima izina ryawe nihimbazwe. Nyemerera weze ubugingo bwacu weze n'imibiri yacu hanyuma urukubane natwe muri aka kanya uvugane natwe ukorane natwe kandi ubane natwe utugire neza Mana ishobora byose bibiganiro bibi byo kuguhesha icyubahiro kandi imirimo n'ibitangaza bikoreke kubw'iki kiganiro tugiye gukora. Urakoze kuri data wa twese mwiza abana natwe muri byose mu izina rya Yesu amen. Claudine nongikuwe ikaze na karibu. Murakoze. Uragaragara neza pe. Usibye no kubeshya uragaragara neza. Murakoze. Weriki wahisemo kwambara gutyo? Ndabikunda. Kubikunda gutyo gusa. Claudine abantu bakumenyereye nk'umukobwa natwe abantu bamenye baba bambaye gutyo ni abamama ababyeyi abadamu kubera ko uhitamo gutyo ukabihitamo gutyo. Hari umukomediya wakinnye nagase umunyarwenya yitwa Pirate. Pirate Romuzi yaravuze ngo ibintu bigera kure. Yaravuze ngo ibintu abona atazageraho vuba ngabigeraho yifashishije intekerezo. Kabigeraho yifashishije intekerezo. Yego. Ubwo aho ngabishatse gusobanura gute no kuba wambaye gutyo?
wibimbaza uzabimbaza ubutaha. Kogwa iki? Umeze ute? Meze neza. Urashima Imana? Cyane. Umurimo w'Imana? Ndabona isaha uri kugenda. Biragenda. Muri iyi minsi ntago biri kugorana cyane kuba abantu muri iyi minsi batakaje Imana icyizere, ngo ntagikora, bagafata ibitangaza by'Imana bakabyitira Satani, bagafata abahanuzi bose bakabatwera Satani. Rimwe na rimwe abantu basigaye batekereza ko Imana itakigira abahanuzi bazima, abakozi b'Imana bazima. Iyi minsi uri kuyifata ute Claudine? Ubundi umuririmbyi yavuze ngo kwizera kurarema abantu bose kukabageraho, abagupingaga cyangwa se abagusuzuguraga bose bakagaruka kugushimira cyangwa se bose bakagaruka kubyiganira iruhande rwawe. Rero buri muntu wese agira imyemerere ye. David, ubu hari abantu benshi bazi ko kwambara ibitenge uri umukobwa ari icaha, hari ababyitaga amazina bakabyita ngo ubwo ngo bibaga byitwa ngo narirambiwe, abandi ngo nagize ute, hari amazina menshi babyita. Ariko kubera njyewe mbikunda ndabyambara nkumva nta kintu na kimwe bintwaye. Buri muntu wese rero agiraga imyemerere ye. Hari abantu benshi bazakubwira bati David uri mwiza, abandi bakakubwira bati David ni mubi, abandi bakavuga ati Claudine turamukunda, abandi bakavuga bati ntago tumukunda. Hari umuntu umwe wigeze yandika muri comment ngo Claudine ngo ntago ajya yitaba telefone, undi ahita amusubiza ngo mwimubeshera njyewe yaganyitabye. Rero buri muntu wese abafite bamuvuganiye. Yego, buri muntu wese nawe uri umuntu bavuze ati ntago witaba telefone, nawe afite impamvu yabivuze. Abafite impamvu yabivuze. Noneho n'unyitabye nawe akaba afite impamvu akavuga ati mwimubeshe, nawe afite impamvu abisubije. Yego, rero hari abantu benshi bazaza bakakubwira bati Claudine uramuzana ntago uzi ko ari umupagane. Abandi bakavuga batari Claudine nk'ubwo ko atinze kujya kumureba, wajya kumureba ko ari mwiza, ko tunamukunda tunamwemera. Rero buri muntu wese agira imyemerere ye, nta kibazo. Ushobora bareka bavuge, umunsi bazahura n'Imana basemera yuko nyine Imana ikora. Yego, ubwo uwo bwibwe kurusanga biterwa n'imyemerere baba bafite. Ni imyemerere baba bafite. Uko ujya mu isoko ukagura ibara ry'ubururu kandi usizemo ayandi mabara, undi akaza akagura iry'umukara, mwajya ni nako abantu bagira imyemerere zitandukanye. Ese Claudine, yego, abantu badukurikiye ndabizi, abenshi badukurikiye hano mbangira ngo n'abantu babifatiramo nk'isomo. Abenshi badukurikiye hano baba barize, bafite amafaranga, mbese bafite byose. Yego, bakeneye ku isi, bafite amafaranga, barize, ni abanyabwenge bakadukurikira. Kubera iki abantu nk'abo rimwe na rimwe usanga aribo bantu bubaha Imana cyane kuruta abantu batize? Abantu bize bafite ibyo bakeneye hano ku isi. Ubundi David ntawe ugira byose. Perezida wacu Kagame yaratubwiye ngo nta muntu n'umwe wigira ku iyi si. Umukene akeneye umukire kugira mukorere abona amaramuko. Ugasanga umuntu ukize pe, ufite amafaranga yose ashoboka, ufite abana, ufite umuryango, ufite umugabo, ahe gutura heza, ahakeneye kugera hajya. Ariko ugasanga niwe muntu udukurikiye hano agakurikira nkawe Claudine mu mashuri yawe nzi. Yego, kandi akagukunda, akakumva, akakubaha. Yego, nyine nawe aba afite ikigeragezo kimutera gukurikira Imana. Ntawe uburaga ikigeragezo. David nanabikubwiye kare tutagatangira ibiganiro, ntawe ubura ikigeragezo uko waba usa kose. Yego, hari igihe tubareba tukabona bafite ama etaje, abandi bafite amazu meza, ariko ibyo wenda ari ibya keredi bari no kuvuga batejo baraza kubiteza cyamunara. Wakurikira Claudine yakubwira ko ejo nk'iki gihe indengo y'ifu y'ingezi zagura shekeri imwe, ugahita wizera ukavuga uti cyamunara rigahavuye, ejo nk'iki gihe nzabona ubwishu. Koko wabubona ugahita ushimira Imana. Nuko nguko niyo mpamvu babikurikira. Nk'uko Claudine ageze nk'umuntu ukubwira, yego, sinzi nawe birakubaho, niba byarakubaho uraza kumbwira. Yego, kakubwira ati ngewe mfite ideni rya miliyoni wenda 50. Yego, kugeza ubu ntayo mfite. Akaza kuvuga ati nsengera, kandi amafaranga ngomba kwishyura mu cyumweru kimwe, naho nteganya ko yakura. Wamufasha iki? Uramusengera. Ubundi gusenga n'ukwacu, gukora kukaba kw'Imana. Twebwe dusenga tutazi ahantu birava. Gusa nukumenya ngo Imana izabigwa, ariko ntago tuba tuzi uburyo Imana irazamo ngo iguye. Uwo muntu yakubwiye nk'icyo cyifuzo cyiwe, akavuga ati mfite ideni rya miliyoni 50, naho mfite ko yakura pe, nta na miliyoni nimwe mfite, kandi ngomba kwatanga mu cyumweru kimwe. Yakubwiye nk'icyo kintu ntago ugira ubwoba. Ugira ubwoba ariko ugasenga, kandi ugasenga wizeye ko Imana ibikora. Yego, birakubaho. Yego cyane, inshuro nyinshi.
nk'uwaje kubwira amafaranga menshi yakubwiye afite nk'ideni nk'aya yego Claudine we noneho hari n'uwaje ngo dusenge afite miliyoni 20 z'ideni duhura ariko wa kabiri iryo deni agomba kuzaryishuka kundi wa kabiri yaba atayishuye bagateza ibye cyamunara kandi none ngo yari afite miliyoni 2 gusa ubwo yaburaga miliyoni 18 dusenze Imana igamubwira ngo ndirahiriye nduwiteka amafaranga ushaka ndayaguhaye nguhaye narenzeho kugira wemere ko ndi Imana ako yari afite icyerekezo cye cy'ibyo gusenga kayitungira David wibimbaza nago nakubwiye inzira byaciyemo ariko miliyoni 20 yagazishe oya yagazimbwiye ko yishyuye urumva subwo nkubwiye ubuhamya kukunda kubuhamya wa mugabo ya njyewe 2022 nagiye i Kigali ngiye gusengera umuntu yantegeye ati ngwino dusenge mpurirayo n'umumama yari afite umugabo w'umuzungu ariko wari umunyarwanda noneho ubwo turasenga nijoro nk'ejo uwo mumama agataga avuga ati ntago nagaze urugo rwonyine reka ntahe nzagaruka ejo noneho nk'ejo azana n'uyu muntu wari ufite ideni rya miliyoni 20 nkubwiye noneho uwo mumama araza nyine nawe abaza abanyakigali ni ugushiramo agapantaro afite ibisuko byiza ni keza nta nubwo abyibushe cyane nkanjye noneho araza ngo baramubwira bati hari umuhanuzi kazi wavuye Musanze umva ari kugukorera aho ubabaye hose ngwino wenda yajya kugusengera n'ibibazo ufite bigashira noneho umugore aravuga ati reka ibi bintu ntago byashoboka nuko ngaza yiyambariye ako gapantaro kandi afite abana babiri aravuga ati ngiye kugenda nambaye gikobwa n'impeta nyikuremo namanure akambwira yuko ntari umukobwa ndi umugore ndemera ko ari Imana iri kumukoresha nuko ibyo bintu nyine ngabivugira imbere y'igitanda cye yasashe amashuka y'umweru impeta yikuramo yishira mu isakoshi arangije araza akigera ahantu ndi asanga turi gusenga tugiye gutandukana nyine ngazi Musanze bagasigara i Kigali Imana iti mbwira ngo mbwirira uramu mama ngo ndi Imana ivuganye nawe ngo ndirahiriye amafaranga ashaka mu minsi 3 uhereye umunsi ndayamuhaye kandi muhaye narenzeho kugira yemere ko ndi Imana ivuganye nawe ndamubwira ati mubye umva ukuntu Imana imbwiye yego Imana igambwiye ngo amafaranga ukeneye iyaguhaye mu minsi 3 uhereye umunsi kandi iguhaye nayarenzeho kugira wemere kariyo umugore arabipinga none abipinze Imana igambwira ngo mubwire ngo kubera yuko ampinze ikimenyetso yasize ashasha amashuka y'umweru yabivugiye imbere y'uburiri aravuga yuko agiye kuza yambaye kikobwa ukamuhanurira kandi ari umugore ibyo byose nabimubwira ndamubwira ati kimenyimenyi n'impeta wayikuye muyibise mu isakoshi umugore ararira yikubitaho ngaho imbere yacu ararira aravuga ati none nemeye ko Imana ibaho kuva navuka nibwo bwa mbere mpuye n'Imana ubwa mbere mbonye Imana pe anyaka nimero yanjye ampa n'ibihumbi 2 arambwira ati bino bihumbi 2 binywa kaji kuri Nyirangarama yino nimero ndayitwaye nibikunda nzaguhamagara ati nibikunda nzaguhamagara hanyuma rero mu minsi 3 koko ubwo kuwa kabiri no kuwa gatatu kuwa kane mu gitondo mu minsi 3 nabimuhanuriye kuwa kabiri mu gitondo kuwa gatatu kuwa kane mu gitondo ngo bagiraga imodoka imwe we n'umugabo we ariko ngiyo modoka yari yarabuze abakiriya barashize ku isoko byaranze imodoka arangije mu gitondo karekanye nyine kuwa kane abona umukiriya araje bumvikana amafaranga ngo imodoka ngo bamuha miliyoni 15 urumva yari afite miliyoni 2 ziba miliyoni 17 urumva yahaburaga miliyoni 3 noneho ngarangije akavuga ati subumana ngo bari bafite indi modoka y'umuntu wayibasigiye ajya hanze arababwira ati iyi modoka muzayingurishirize amafaranga muyanyoherereze noneho ngo bashaka abakiriya barababura ngo bigeze aho nyirayo yisubiraho aravuga ati ntimuzirwe mwayigurisha ninzaza mu Rwanda nzayitemberamo cyangwa n'abandi bantu bazaza mu Rwanda bazayigendamo ukuva yarabuze abakiriya ntimuzongeye kuyishira ku isoko ngo noneho bamaze kubona izo miliyoni 17 ngo bahita bigira inama muri bo ubwo ngo bahita bahamagara wa muntu wo hanze ubwo bigeze nka saa 4 na saa 5 za nimanywa ngo none bagamubwira bati imodoka yawe ko twabonye umukiriya ushushe kandi ngo nta nuwo bari kureba twamubonye nawe wakwemera tukayigurisha undi ati si uwo mukiriya ushushe ari kubaha miliyoni zinga atari kuduha miliyoni 10 none tuzifate cyangwa tuzihorera ati nta kibazo nimba kuzibaha mu yitanga kandi nawe bafite none ngo bigeze saa 8 za kumanywa ngo ahita haza umukiriya ati
ngiye nshaka imodoka bamwereka yayindi ati muri kwifuza miliyoni ingahe bati ko dushakamo 13 ati mfite 10 zitarenzeho n'igice murazemera canga ntago muzemera ati turazemeye ngo imodoka barandikanwa arayitwara bagera miliyoni 20 bagombaga kwishura harengaho miliyoni 7 none ngo bahamagaye wa muntu wo hanze bati miliyoni 10 aziduhaye ngarababwira ati ayo mafaranga muyakoreshe muzayampega igihe nzaziga mu Rwanda. Wow. Gitangaza cy'Imana. Mu minsi 3 baramamagara n'ubu turacyari inshuti. Batuye mu Bugesera igihe nifata nkabasura igihe bifata bakantegera nkajyayo. Rero Imana ikora byinshi David twebwe nk'abantu basenga tubona ibintu bikomeye cyane. Umuntu akakuzanira umuntu uri kubona wapfuye byarangiye akakubwira ati senga wowe ugasenga udafite imiti zimuvura ugasenga nta serumu ufite uramutera nta bombone ufite ngo uramwongerera umwuka ariko wasenga Imana iri muri wowe ikamanura za miti utafite ikamanura ya serumu udafite ikamanura ya bombone udafite umurwayi agahita ahinduka muzima. Gusenga ni insinzi y'ubuzima iyo umuntu asenganye umwete. Urumva nje umbone mashaka ngo abantu badukurikiye. Yego. Sinzi ne wenda urugamba nzashobora kubivuga ngo abantu babyumve. Yego. Arukuntu abantu twabuze ikizere Claudie. Abantu basigaye bavuga ngo nta mahanuzi muzima ukihaba. Nyine ni gutyo abantu babyumva ubundi badukurikiye hano badukurikiye bavuga ngo nta muhanuzi muzima ukihaba ngo abahanuzi bose baje ngo nta batubuzi ngo nta abantu baje kwishakira indamu ngo nta abantu bazi bakavuga ibyo badashoboye gukora rimwe na rimwe abantu bamwe bagafata abahanuzi nk'ari Imana zaje kukugira kushushanya. Eliya yigeze abwira Yesu aramubwira ngo Yesu we abahanuzi bose batuye ku uyu musozi babishe kandi koko ngo byaye byo bari babishe ngayamubwira ati babishe ninjye muhanuzi usigaye wo kuza kukubarira inkuru nanjye bari kumpiga bagiye kunyica. Yesu aramubwira ngo ntiwishuke ntago ari we muhanuzi usigaye haracyari 7,000 bitaye byapfukamira Bayali. David twagiye duhura na benshi batubesha duhura na benshi badushuka ariko hari 7,000 bitari byapfukamira Bayali byitwa abahanuzi. Ikibazo kirikira ahangaha nanjye rigenda rimwe na rimwe ngarukira abantu babadukurikiye hari abantu nanjye mbagarukira nkafate se kuri akabahanuzi tuba turi benshi wa mugani tuzamenya gutoranya gute. Nyine wowe ubundi ugasenga ukizera umva ukuntu nkwigishe gusenga. Umuntu muzima wa nyawe ntagasengaga yubakiye ku buhanuzi ahubwo wowe usenga uwubakiye ku Mana ukavuga nimba Korodina yaje akambwira ngo zomene zo payini Imana impaye etage jewe ngiye kubyizera ko Imana impaye etage Korodina yavangirwa atavangirwa ninsenga neza nkaba imbere y'Imana etage nzayibona. Yego. Hari igihe wasenga kumva isengesho ryanze gutomegera Claudie nkango umuhanuzi. Biterwa nyine n'igihurimo kandi Bibiliya yanditse ngo buri gihe n'igihe cyacyo ngo hari igihe cyo kweza n'icyo kurumbya hari igihe cyo gupfusha n'icyo kubyara hari n'igihe cyo gukundwa n'igihe cyo kwangwa rero byose bigomba kubaho. Ko wasenga isengesho kumva ryanze kugenda pe. Nakubwiye ngo biterwa ariko biba gakeya mbese hashize n'imyaka myinshi. Igihe nagore wagafata ikindi kirere. Ubu ngubu nta kintu na kimwe cyambabaza nta kintu na kimwe cyangora. Nasabye n'Imana ndayibwira ngo izajye nyibagiza ibintu byambayo mbese bibe nk'ibidahari mbifate nk'ibidahari. David ukaba waza ukankubita mu kanya nkakubwira ati I love you kandi wankubisa. Mbarago zikora he? Ni Imana nyine yazimaye. Ibintu byose ni ugusenga kandi iyo ubisengera biraba. Ujye umuntu yaza kugukubita arigabura ngo na Yesu yigeze kuvuga yabivugiye hehe ngo nkunda bankunda. Yego. Kandi abanshakana umwete nabo bazambona. Nkako nkunda bankunda ko kajambo niko yabaje. Yego. None wizo mbarago zikunda izo kwa kukunda ni Imana ibintu byose tubihabwa n'Imana. Nta kintu na kimwe wakora wowe ubwawe ngo uhinduke ariko Imana iyo yaje guhindura kandi bigakunda. Ubu David unywaga nk'inzoga ntago naza ngo nkubwire ngo nguva ku nzoga ngo nica. Hari n'umuntu nabibwiye mu gitondo niba atari nimugoroba ndakeka ntago nakubwira ngo David inzoga nica ngo bikuzemo ariko Imana yije ikakuraza kwijoro ikakwemeza ko inzoga ari icyaha bwaca wayihanye ntawe uyikwihanishije. Yego. Claudie tugiye kujya mu ijambo ry'Imana. Hari abantu hano badukurikiye bafite imyumvire ko imisi turimo ari imisi ya nyuma imisi igoranye imisi yo kubabara imisi mbese
imisi ivunanye ukuntu nyine. Yego. Abo bantu ni nk'iki kintu wababwira? Aba bantu ikintu nababwira, iyo usenze ahantu hari imisozi Imana ibashaga kuhitsa hakaringanira. Hari umugabo witwa Zerubabeli ngo yari afite umusozi umuremerereye, ariko ngasenze Imana iza kuvugana n'umusozi. Zerubabeli atabigizemo uruhare, usibye gusenga gusa. Imana ivugana n'umusozi akubwira ngo wiyita iki ku mugaragu wanjye Zerubabeli, wa musozi we ngiye kukuritura, ngo umusozi urariduka. Rero ikintu nababwira ni ugusenga. Iminsi koko ni iya nyuma, nawe iyo witegereje ibikorwa n'ukuntu bibayeho ni iya nyuma. Ubu abantu benshi bari gukora divorce, ugasanga umuntu akoze ubukwe kuwa mbere, kuwa gatandatu akajya kwandikisha divorce. Ni iminsi ya nyuma, ni iminsi ya nyuma aho umuhanuzi aza. Mbere nkizwa nta muhanuzi wakoreraga ibihembo, ntawe yarazaga akaguhanurira. Ndabyibuka hari ahantu henshi najaga Imana ikambwira ngo ntiwibeshe ngo unywe y'amazi, ntugire ibiryo byahurya. Singibuka se ujya muri ADP umva neza. Imana ikambwira ati genda uvuge ugaruke, uvuge gutya na gutya ugaruke, kandi bikaba. Ariko ubu ni mu minsi ya nyuma umuntu asigaye araguhanurira akaja mu mwuka akakubwira ati ariko Imana ikambwiye ngo nibibuzaza n'imodoka. Undi akakubwira ati mbonye urupfu rukuriho rukomeye cyane ugiye no gupfa, ariko Imana igavuze ngo zana 100 nkugire ku musozi nsenga y'itanu, ibi 100 nibyo bikurokoye. Ahubwo nigeze kumva, yego, aba mu Rwanda cyangwa kujya gusengera umuntu ku musozi wo mu Rwanda, yego, hanyuma amubwira ati rero mpeze 70,000 ngitike y'70,000. ibaze ngo yavuze ngo ni hagati ya 60 na 70, ngo niyo tikiri buze kwigeza ko uwo musozi. Ndavuga ati si umusozi wo mu Rwanda utegwaye amafaranga, utegwaho 60,000 cyangwa 70. Uwo musozi ni wa hehe mu Rwanda? Nanjye birancanga. Ni iminsi ya nyuma, kandi ngo nutinda kuyama ngo ushobora kuhabura n'ubuzima. Ni iminsi ya nyuma, ni iminsi ya nyuma. Ariko Pawulo yaravuze ngo ibisa bityo mwebwe mu bitera umugongo. Yego, rero ikintu nababwiye aba bashuti bacu ni ugusenga, ugasenga wizeye Imana, ukavuga ngo mbese Imana igamutsije nona ubugingo bwanjye nabuhabwa cyangwa bwarindimuka. Imana igamutsije nona yambona mubo yishimira cyangwa yambona mubo yanga. Icyo gusa mbifurije gusenga, muhore mukizwa, niko ijambo rivuga. Hari umuntu wambwiye ngo umuntu ngo bwakwira buri kimwe cyose atagikoze, ariko umuntu ntibwakwira adakoze icyaha. Ushobora kuba bwakwira utariye bigashoboka, bwakwira utagize ute bigashoboka, ariko ngo ntibishobora gukira adakoze icyaha. Arega ibyaha ni ngombwa kubikora, natwe tuba tubabwiriza, nanga turi n'abahanuzi. Ibyaho bigwa, mushobora kutajya kwibananga ngo usambane cyangwa ngo unywe inzoga, ariko wareba nka David ukavuga uti zino nkweto yambaye ntago zihuje n'iziriya myenda yambaye, ubwo uracumuye. Yego, ukaba uracumuye. Ukitegereza Claudine atari ko Claudine kuki yambaye ibitenge ari umukobwa, bukora ni ukwirambirwa bigenze gutya na gutya, ubura buba wacumuye. Ugaca ku bigori ati ibi bigori iyo nyiga bya bicigamo umuti ntago biba byararumbye gutya, ubwo uracumuye. Ubwo naho no gucumura ibintu byose wajya gukinduka kibazaho ukacibazaho ukabitekerezaho, ni ugucumura. Rero ikintu cya mbere kiduhuza n'Imana, guca mu bugufi mu mutima wawe, ukihana, ukabwira Imana uti Imana mbabarira, hano narebye ibitandeba ndacumura, mbabarira. Naciriye Claudine imanza ntanamuzi, mbabarira. Naciriye David imanza ntanamuzi, mbabarira. Harega David ntago Imana yaziye mu isaba kiranutse, yaziye mu isaba nyabyaha. Iyo twese tuba dukiranuka, Yesu ntago yari kwirirwa ajya ku musaraba. Rero sinzi ikintu kibitera ngo Claudine ngo yambara ipantaro, ngo Claudine ngo arasuka, ngo Claudine ngo inzoga, ngo toka shitani, ngo mumugendere kure, ngo Claudine ngo yagatwigishije, ngo aramamara, ngo none ngo yishingiye, ngo toka shitani. Oya, Imana ikunda abanyabyaha. Imana ikunda abanyabyaha, ariko nanone hari ibyo Imana irebera ko ikunda umunyabyaha. Ariko nanone ntago wajugunya umuntu, ntago wajugunya umuntu ngo wenda ngo nuko yaguye mu cyaha. Oy, ahubwo korari ndirimbamo sigira ukuvugira bitya n'ukuri twabaje kuganira. Oya, ikibazo si wowe. Korari ndirimbamo dufite indirimbo ivuga ngo nimugende mu misozi mubabwira ibya Yesu byururusa imitima. Rero mu misozi uzahurirayo nandi, uzahura na wa muntu unywa inzoga, uhure na wa wundi unywa itabi, uhure na wa wundi usambana. Mu misozi uzagenda uhureyo na wa wundi utazi kwa
kwambara neza, ubabwire ibya Yesu, ubabwire uti Yesu araruhura, Yesu arakiza. Ariko si pasiteri regionali, pasiteri usanzwe wo hasi, diyakoni, abo bantu uzababwira iki? Bo basanzwe bazi ibyo ubabwira. Abantu Imana yabwiraga ngo mugenda mu misozi mubabwire ibya Yesu ni babandi batabizi. ngira kuvugiraho. Oya, hari n'abandi benshi nyine ngenda mbwira. Ntago nakwakira umukobwa wishingiye. Oya, urugero hari umumama wambwiye ati Korodine ndagukunda mana, uza niwanjye nkagusiga mu rugo rwanjye nizeye ko nsizemo umukozi w'Imana muzima utangiritse, ariko uramutse utwise inda y'ikinyendaro nta nubwo wazongera kungarukira mu rugo, sinazongera no kuguhamagara. Ico ntago ari cyo gisubizo cy'ikibazo, ahubwo uraza ukamukuyakuya ukamubwira uti ibi ngibi byakubayeho ni uburangare wagize, pfukama hasi ngusengere ngusabire Imana imbabazi. Agapfukama akihana ati ngewe Imana imbabarire, wenda nagasambanye nuko ndatwita, Imana imbabarire, ukamusengera, ukamugira inama, ukamugira inshuti. Ejo cyangwa ejo bundi arongera akagaruka mu murimo akavuga ati burya bwose hari umukirisitu wanyereye imbuto. None se nimba uri umukirisitu waragiye mu mazi warabatijwe, wenda uri n'umuvugabutumwa ujyaga kuri nimba ukabwiriza, wahura n'umusinzi ukamunyuraho ukigendera, wahura n'umuntu wabuze ibyo kurya ukamunyuraho ukigendera, wowe uzaba utandukaniye hehe nawe? Ni ngombwa. Oya, genda umwigisha inzira y'agakiza kandi Yesu azabiguhembera. Imana ibahe umugisha ubwo mubyumvise. Hari umuntu umwe wigeze kumbaza, arambaza ngo mbese umugore wakoze divorce cyangwa umugabo wakoze divorce yagira urugo rwubatse inama mu gihe narwo ruri muri gahunda yo gukora divorce? Umugabo wakoze divorce cyangwa umugore wakoze divorce, rega ntago ari ngombwa ngo nze kukugira inama ari uko nkijijwe. Kandi hari abadayimoni benshi batirukanwa no gusenga. David, aka kantu naga kakubwiye. Ubu nshobora kuvuga ijambo nka gutya, mbese ndi hano kuri kamera yawe, umuntu umwe mu bantu bose bagukurikira akaba ari ufashwa n'ibyo navuze. Ibyo byo ndabyizeye. Ariko abandi bose ntibibafashe. Ubwo rero kuba nagasenye ntabwo byambuza ko nakugira inama. None se ubu nk'ubu nkanjye ndi umukobwa, sibyo? Nta n'umugabo mfite, umva nta n'uri kuntegeta muri iyi minsi. Ariko ntago mbabwiye ngo baze kuntegeta, ubu igihe bahita bavuga batubwa ari kuduhamagara. Ariko hari abakobwa benshi baza, hari abakobwa benshi baza akambwira ati ngewe ndi gukundana n'umugabo gutya, none wansengera ukabihesha umugisha tukabana tugasenga, Imana ikavuga iti wenda wibana nawe bana nuriye, bikavamo. Umusore akaza akambwira ati ndi gushaka umugore, none se ubwo ngubwo nzagenda nange kubasengera mbabwiye ngo yango kubera nanje nkiri umukobwa ngo namwe mugume muri abakobwa? Nanjye se umugabo kavuga ati kujya gukunda na Uriya si niba ndi kugusenga. Oya pe, ibyo bintu n'ababicisha kwaje nta makosa ikibani mbwira ngo njye uzatwara. Oya, ubwo n'ubwensi koro David, kandi njewe ntago nakwesi koro. Hanyuma tugeze mu kanya keza, kanya abantu bakunda ari benshi, ariko nanone nyuma hari akandi kanya ko kuza gufata nimero ya Korodine ku bantu batayifite. Korodine niba mumwibuka neza, ubwa mbere nganira nawe yambwiye ko yasenganye n'umuntu cyangwa se Imana ikamuhereza ubuhanuzi bw'umuntu, ari umuntu gusengera ibyo aguhanuriye ndibirenze icyumweru. Kese habaye ikindi Korodine? Ntoya gutinda gusora kwa amasezerano yacu niko kurama kwacu. Ubundi David, reka aka kantu nkavugeho. Hari abantu benshi Imana ivugana nabo ikababwira iti ndi Uwiteka wenda nguhaye inzu, cyangwa ndi Uwiteka nguhaye umugabo. Noneho wowe ugataha uri kuvuga uti ubwo Korodine ahanura ibintu bikaba mu cyumweru kimwe, nanjye umugabo mu cyumweru kimwe ndabamubonye. David, ko uyu mugabo wo mu cyumweru kimwe azaza asate? Ntuzahura n'unywaga inzoga akagushira hasi, mwebwe muzaje mugatandukanya ibintu. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa bavuye, Imana ivuganye nabo irababwira ngo mbajyanye mu gihugu cy'i Kanani, ni igihugu cy'amata n'ubuki, nta nzara nta mibabaro ibayo. Ariko bamara imyaka 350 niko mbizi mu rugendo bataragera i Kanani. Gutinda gusohora kw'amasezerano yacu ntagaruka abahanuzi batahanuye, nta nubwo ari uko bavangiwe, ahubwo ni isaha yawe ibitara. Ubu nk'ubu nkanjye hari ibintu byinshi nkizwa 2012 Imana yarambwiye ngo ndi Uwiteka nguhaye ivugabutumwa uzamvugira mu Rwanda no mu mahanga. Nkavuga se ubu mu Rwanda no mu mahanga nzagerayo guteze?
ko ntize si wenda ngo nzagenda mu buryo bwo kuba narize iwacu ko badakize wenda ngo nzajyayo kubera dukize bizagenda biteze ko ntari misi si wenda ngo nzajyayo mu rwego rwa misi nzajyayo guteze nkumva ni ibintu bitashobora kuba cyakoze Imana impa kubwiriza nkajya i Kigali nkajya mu Mutara nkajya he na he ubwo nkumva ko ari aho ngaho nshoboye kugarukira ejo bundi mu kwa gatandatu sibwo waje sibwo natangiye kujya kuri YouTube hari ubwo sinaguhamagaye cyangwa ngo nguha amafaranga nkubwire ngo ndakuguze ngwino dukoreshe kandi Imana yabivuze 2012 ibisohoza 2024 ibisohoza 2024 ubwo harashize imyaka 10 n'izindi rero ntago ikibazo ari uko abahanuzi batahanuye nta nubwo ikibazo ari uko abahanuzi bavangiwe ni isaha yawe bitari yagera nkundaga kubwira abantu iyo bashoboye kuza kundeba ngo dusenge nkababwira ngo iyi saha yawe itari yagera niyo wahura n'umuhanuzi uhinduraga amabuye ibirayi abantu bakabirya ntashobora kuguhanurira ngo byihute isaha itari yagera ni ngombwa mutegereze isaha yanyu niba nje kugwanurira araho hari n'uwo muhanuriraga kano kanya wenda nkamubwira ati Imana iguhaye amafaranga tukivugana ngahita mbona asomye message mu telefone akambwira ati mukozi w'Imana genda turasengaga ati genda turasenga isaha yawe iyo yageze uraza tugasenga wenda urugero nkakubwira ati Imana iguhaye amafaranga menshi naje kubona tukivugana nkabona umuntu agiye muri telefone arambwiye ati mukozi w'Imana urasengaga ibintu mbwiye none aha birabaye ni wowe mbonye usengaga ku isi nkamubaza si iki ati ubu nakiriye amafaranga ngana gutya na gutya ukiyamana mukiri kumwe kisenga tukiraho ngaho cyane hari umumama umwe wigeze aza mu kwa munani arambwiye ati njewe ndaje dusenga Imana ihita imbwira atari yambwira ibibazo bye irambwira ngo mumbwire ngo icyangombwa cy'ubutaka afiteho ikibazo ndakibohoye uhereye none arambwira ati niba ari ibyo ngibyo nta nubwo tugisenze aragenda arambwira ati ngewe ndagiye umunsi ni kwa gatandatu nimba Imana ikibohoye none ngewe nzagaruka nje gushima ndavuga ati ntaribi aritahira ageze mu rugo ngo yinjiye muri mashini asanga icyangombwa kuko bakibohoye arampamagara ati ni wowe usenga hari umupapa duherutse gusengana w'i Kigali turasengana Imana nta nubwo yigeze inabimbwira harambwira ati ngewe maze umwaka mu rugo narabuze akazi n'ubu ngubu naje kumukwereka narabuze akazi umwaka none nsengera Imana impa akazi ndamubwira ati ngiye kugusengera mu minsi 3 tukivugana ahita abona umubosi akamuhamagara ati ngwino nkwereke ahita amuha akazi anazinya kontara noneho ahubwo nje mfite ikibazo cy'abantu bagiye kuguhamagara hano yego abantu nje mfite ikibazo cy'abantu bagiye kuguhamagara hano bari bufate nimero yawe oya nta kibazo bamama ikibazo cyo kubona amafaranga kubohoza ibyashu byanyazwe kubona akazi yego ako cyane cyane cy'amafaranga yego David isaha yawe iyo yageze uhuraga na wa wundi bitaga umupinzi wa cyane yaguhanurira bigahita biba impamvu bidahita biba ni isaha ibitari yagera mutegereze isaha y'Imana nshuti zanjye yego hanyuma rero tugeze muri kakanya ko kumva ijambo ry'Imana ariko nanone urabizi usanzwe bimenyera muri iyi minsi dufata nk'iminota nk'itatu cyangwa se 5 tukumva ijambo ry'Imana ho gakeya nyuma tukaza tugafata nimero mu gihe cy'abantu baba bakunze cyane cyane ko umuntu waba wagukunze akavuga ati ngomba gusenga n'uyu mukozi w'Imana yego nitwa Claudine niwe twaje gusoma karere ka Musanze turacyari kuganira nawe agiye kutugezaho ijambo ry'Imana nyaboneka naryo muri tegera amatwi kuko ni ijambo ryiza yego murakoze Imana ibagirire neza tugiye gusoma ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo abantu bose badufitiye denariyo bazirekure abantu bose bagufitiye denariyo cyangwa se badufitiye denariyo bazirekure uhereye none denariyo ni nk'iki buriya aya wibimbaza ndakubigusobanurira nyuma reka dusome ijambo ry'Imana turasanga muri Luka ibice 10 umurongo wa 30 niho turahera haravuze ngo Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura baramukubita barigendera bamusiga ashigaje hato agapfa nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye arakikira arigendera n'umurewi ahageze nawe abigenza atyo amubonye arakikira arigendera ariko umusamariya wari mu rugendo
nawe amugeraho amubonye amugirira impuhwe, aramwegera amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo ebyiri aziha nyir'icumbi, ati umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishura ngarutse. Twakire neza amagambo y'Imana. Aleluya. Twari tuvuze ngo abantu badufitiye denariyo cyangwa se umuntu ugufitiye denariyo azirekure. David, reka nkubwire, nta muntu n'umwe nagasi muri iyi si, nta kintu na kimwe kidafite nyiraco. Ubu urabyumva? Buri kintu cyose gifite nyiracyo. Muri iyi si nta kintu na kimwe kidafite nyiraco. Ubu se uzambwire, hari akarere wari wumva karimo ibibanza bidafite ba nyirabyo? Hari akarere wari wumva karimo amazu ariko yabuze ba nyirayo? Ikintu cyose gifite nyiraco. Ubu abasore bafite abakobwa babo bakunda, n'abakobwa bafite abasore babo bakunda. Kugira ngo uzabone umukobwa ukunda wowe musore unkurikiranya aka kanya, nuko umukunda yamurekura hanyuma nawe mugahita mukundana. Imana ishimwe ubwo byumvise. Nabyumvise pe. Mukobwa unkurikiranya iyi saa ya none, umusore ushaka wirirwa usengera, wirirwa utabariza Imana, ukajya mu bufumu, ukajya ku musozi, afite umukobwa akunda. Kugira ngo akuzire umubone, nuko urasenga, uyu mukobwa umufashe, wamufatiye umutima akamurekura, uyu musore akakuzira. Ikibanza ushaka gifite nyiraco. Kugira ngo ucyakire nuko Imana iragenda ikimura nyiraco, ikamuteza utubazo n'utundi, wowe ukagenda ukakigura ubundi ukubaka. Nta kintu na kimwe kidafite nyiraco. Vashiti agifashe Asuwerusi, Esiteri ntago yatabawe, ariko Vashiti amurekuye, Esiteri bamutunze inkoni, ahinduka umwamikazi. Imana ishimwe ubwo mubyumvise. Sawuli akiri ku ngoma y'ubwami Isirayeli, ntabwo Dawidi yabaye umwami, yarakomeje aba mu ishamba, ariko Imana yimuye Sawuli ku ngoma, Dawidi yarimitswe. Nta kintu na kimwe kidafite nyiraco. Naginsenze ngo Imana ikoreshe umuntu ugufitiye denariyo, none aha azirekure. Denariyo. Ubu akazi ushaka uri kwigirwa upiganira, hari umuntu ukicayemo. Kugira ngo ukageremo nuko Imana iri bumuhagurutsemo, ukicara ku mwanya we. Imodoka ushaka hari umuntu ugifite. Rero kugira ngo uyigire, uwo muntu uyifite arayirekura ikuzira. Imyenda ushaka hari umuntu uzifite. Hari umuntu uzifite. Ubu David ukeneye kamera irenze iyi ngiyi, noneho hari n'ukeneye nk'iyi yawe. Kugira ngo abone nk'iyi yawe, urayirekura ayibone. Yayindi ushaka ukeneye, Imana igakoresha uyifite, ayirekure uyishikire. Imana ishimwe ubwo mubyumvise. Hanyuma reka mboneka kubwira abagore n'abagabo, ndabibabwira gutera, mugerageze kubahana. Ubu wowe ufite denariyo ishobora kuba iya Korodina, none ugerageje umugabo wawe buri munsi, uri kumuraza ku nkeke, uri kubona atari iki ntacyo ashoboye, kandi hari undi mukobwa uri gusenga tunyimpera umugabo. Rero nureba nabi denariyo ikigera ku wundi, birakureba. Mugabo uraha, cunga umugore wawe. Ari umugabo uri gusenga ukeneye umugore witonda nk'uwawe. Hari umugabo umwe uherutse kuza ati dukundane Korodina, arambwira ati Korodi, ibibazo ufite ubuzima urimo uyu munsi ni njye nabugusabiye, uzanambabarire. Ndamubwira ati se wabunsabiye ute tutari twahura ko nta n'ukwezi gushize tumenyanye? Arambwira ati njyewe Korodina mpora nsenga Imana ngo izampuze n'umukobwa uri hasi y'abandi bose, umukobwa utaragize amahirwe yo kwiga, umukobwa utaragize amahirwe yo gutunga amafaranga, umukobwa utaragize amahirwe yo kubona ubwiza, umukobwa utagize amahirwe yo gutunga imodoka ye, umukobwa mubi, mbese uri hasi y'abandi bose. Uwo niwe mpora nshaka, ntisikubeye icyo umushaka.
ati njyewe nazanye umukobwa uvuka mu bakire niyumvisha ko ubwo njanye umuntu wo mu bakire inzara izatera tujye gufunguza kwa mabukwe umugore wanjye tuzajya tugendana mu modoka bavuge bati nukuri kw'Imana uyu niwe mugabo warambagije mbese numva kari byiza ngeze mu rugo umugore yarankaranze ku rwego nitwa mayibobo kandi ndi umugabo mu rugo hanyuma ngize amahirwe mbona divorce baradutandukanya rero ku bw'ico kintu naravuze ngo biranga ndabuhagaritse amashuri ntayo nkeneye umuntu uri hasi y'abandi nanjye ndamubwira ati rero reka nkubwire ubwo yabonaga nyine mbifite ndangije ndamubwira ubwo nyine hari ukuntu uganira n'umuntu mugasabana wenda ukamubwira amateka yawe yose none ndangije ndamubwira ati rero umuntu wifuzaga njyewe ntago ari njyewe ati si kubera iki buriya ushobora kuba uri kureba ukabona nta mashuri nize nta modoka mfite nta mabyeyi benza wenda babishoboye mfite nta hantu heza mvukira hahari ariko hari ikintu mfite gikomeye kirenze icy'abandi ati iki Imana none rero igendere kubera nanjye nkaze hari abantu ndenze ubwo ntago twashobora kubana haleluya Imana iguhuza n'ufite denariyo zawe Bibiliya itubwiye ngo iki gatubwiye ngo hari umugabo umwe wavaga mu gihugu cya Yerusalemu ajya mu gihugu cy'Iyeriko nkuko nawe wavuye i Musanze ukaza hano mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuva akagari kitwa Cyanya umudugudu witwa Rebero hanyuma ukaza tukagirana ibiganiro uyu muntu ntago nanginze ikintu yagagiye gukora Yeriko ariko Bibiliya igatubwiye ngo agiyeze hagati ngo ahura n'abambuzi ngo baramukubita banaramwambura bamusigasigaje gatoya agapfa David ku rwego uriho barakwambuye iyo batakwambura uba ufite ama etage nk'abandi iyo batakwambura uba ufite imodoka nk'abandi ariko barakwambuye ihangane Bibiliya iravuga ngo bamusiga hari kubura gatoya agapfa ubu nubu hari umuntu dukurikiye hari kubura gatoya ibyo bakabiteza cyamunara ubu hari udukurikiye hari kubura gato abana be bakabirukana ku ishuri kubera Minerval ubu hari umuntu dukurikiye hari kubura gatoya ifu afite mu nzigashira bakabaho nta gikoma bafite ariko reka nkwihanganishe nkubwire ngo nubwo habura gato hari umusamariya ugiye kuza mu ruhande rwawe Imana ishimwe Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo ngo hanyuma agaryama araremba nta murengeza afite nta kivuge afite nta kindi kintu afite ariko ngo haza guca umutambyi ngo umutambyi amunyuzeho abonye ibibazo afite abonye intambara arwana abonye amarira arira ngo hanyuma agakikira arigendera ngo hanyuraho n'umurewi ngo nawe arakikira arigendera Bibiliya igavuga ngo haza guca umusamariya mwiza David reka ngo hanurire nubwo turahangaha umaze igihe kinini ukikirwa n'abantu ariko ubu maze igihe kinini ukikirwa n'ibintu imyenda myiza yaragukikiye ntayo ugira imodoka iragukikira niyo mpamvu udatunga kontake nk'abandi akazi keza karagukikiye niyo mpamvu witwa ugendagenda mu bibaya no mu misozi uri gushaka abavugabutumwa karagukikiye iyo uza kukagira ntago wakwirwa uraza mw'iri shamba n'imvura zikakunyagira karagukikiye inshuti nziza zikomeye zaragukikiye uba amafaranga y'amadolari yaragukikiye amayero aragukikira mbese iterambere ryaragukikiye ariko reka ngo hanuriye ngo hari umusamariya umwe usigaye ku buzima bwawe ugiye kuza akagukura mu cyiciri urimo Imana imukuzanire mu izina rya Yesu amen Bibiliya irambwiye ngo haza umusamariya mwiza wari wibereye mu rugendo ngo hanyuma yawe yarari kuva Yeriko ari kwigirisa i Yerusalemu ngo hanyuma mubonye amugirira impuhwe icyampu Uwiteka uyu munsi akakugirira impuhwe mu bibazo ufite akakugirira impuhwe mu ntambara urwana akakugirira impuhwe Bibiliya iravuga ngo azazanye denariyo ebyiri azazanye vino azazanye erayo Imana ntago yakora ikosa ryo kuza iruhande rwawe itakuzaniye icyo ushaka amen icyampa uyu munsi Imana ikagusura uzi ko Uwiteka iyaje agasanga ikintu kirakomora inguma ufite y'imbeho ari jampa uzi ko Uwiteka aza yizanye uzi ko Uwiteka azi ibintu bihwanye n'ibikomere ufite byakomora uzi ko Uwiteka asanze ari inkweto zirakomora azizana kuri iyi tariki ya 10 buri Imana yari ibizi ko nzakora ikiganiro akavura ari kenshi hejo bundi shari umuntu uherutse kuza kunsuranzanira kano gasharupe nitandiye mwiza Imana izi ibintu
ntibihwanye n'inguma ufite. Imana izi ibintu byapfuka ibikomere ufite. Icyampa Uwiteka uyu munsi akagusura. Bibiliya iratubwiye ngo amwomoza amavuta yitwa elayo, amwomoza na vino, ngo hanyuma amushira ku ndogobe. Umaze igihe kinini udahekwa, warabuze uwakubwira ngo pore, warabuze uwakubwira ngo komera, warabuze uwakubwira ngo ndagukunda. Ejo bundi kuri 14 numvise bari kuvuga ngo ni umunsi mukuru w'abakundana. Simbimenyaga, ni umuntu wabimbwiye ejo bundi. Ariko ubu maze igihe kinini, imyaka ubayeho y'ubuzima bwawe bwose, nturabona umuntu kwifuriza umunsi mukuru w'abakundana. Ngakubwira ati basi I love you kuri uyu munsi. Ariko Imana iguhuza n'uyu musamariya mwiza, ngamushira ku ndogobe ye, ngaramuheka, ngo hanyuma mujyana mu icumbi ribamo abashitsi cyangwa se abarwayi, ngaramurwaza. Ngo uyu musamariya ngabonye bukeye bwaho, ntago Bibiliya tubwira iminsi yamurwaje, ngo hanyuma abonye ngo hashize iminsi, ngo asigira nyir'icumbi edenariyo 2. Imana iguhuze n'umuntu ufite denariyo zawe. Niba ari amafaranga, Imana iguhuze na denariyo zawe. Izi denariyo zishobora kuba ari inzu nziza, ariko iyi nzu hakaba hari umupasiteri wenda uyifashe wibereye i Kigali. Imana imuhuze nawe, akurekurire denariyo zawe. Izi denariyo zishobora kuza ari imyenda myiza, izi denariyo zishobora kuza ari visa, izi denariyo zishobora kuza ari akazi keza, izi denariyo zishobora kuza ari iterambere, izi denariyo zishobora kuza ari perime, izi denariyo zishobora kuza ari umusore, izi denariyo zaza ari umukobwa ku buzima bwawe. Izi denariyo Uwiteka yohereza umuntu ugufitiye denariyo zawe azirekure, ngo hanyuma asigaza denariyo 2. Aramubwira ati izi denariyo nizo zigomba kumurwaza, hanyuma iyi ndwara afite izakira, nidakira uzakomeza umutakazeho n'ibindi, nabyo nzabikwishura ngarutse. Tugiye gusenga. Haleluya. Abantu barakwambuye nibyo, bagusiga n'impande y'inzira, ndetse banagukubise. Hari kubura gatoya ugapfa, hari kubura gatoya nk'amadeni akwirenze, hari kubura gatoya abarozi bakakwica, hari kubura gato. Ariko Uwiteka guhuze n'uyu musamariya, kandi tumaze kumenya ko umusamariya ataza gutyo gusa, ahubwo azazanye ni denariyo. Tugiye gusenga. Imana ishoboye byose. Haleluya. Uyu musamariya ugufitiye denariyo, uhereye none akwitabe, uhereye none akwitabe, uhereye none akwitabe. Hari umugabo umwe ngo wigeze afunganwa na Yosefu. Yosefu amusobanurira ukuntu arose yikoreye vino azihereza Farawo. Amubwira tugiye gusubira kwa Farawo mu minsi 3, ariko nugerayo uzanyibuka. Uyu muntu niwe wari ufite denariyo zifungura gereza Yosefu agasohoka, ariko ngatinda kuzirekura. Ngo umunsi Farawo arota ngo denariyo zararekutse, ngo umugabo amubwira ati hari umugabo wasobanuye nanjye ndi muri gereza, tuza tumuhamagare. Hari abantu David bafite denariyo zawe, hari abantu bafite denariyo zawe mu ntoki, kandi izi denariyo ku kidendezi Bedesida, ngo umugabo witwa Yesu yari afite denariyo yahagurutse umurwayi umaze imyaka 38 akagenda, ariko Yesu atari yagera, ngo amazi yarihindurizaga bamutanze kugeramo bakakira, uwo agasigara ari indembe. Ariko Yesu ageze, ngo aravuga ati kubera mpageze mfite denariyo, haguruka wikore uburi bwawe wigendere. Mu mudugudu w'Inayini, ngo Yesu yazanye denariyo yitwa guhagarika urupfu, ngo koreye ikiriba gikozeho, ngako kanya kigifungura, ngahita avuga ati denariyo zanjye zirakora, zikora ku wapfuye, zigakora no kurwayi, zigakora no ku muzima. Haguruka wa muhungu wenda gutegetse byuka, ngo umuhungu ahinduka muzima. Hari abantu bagifite denariyo zawe, ariko batari bazigakora ntago byakunda. Tugiye gusenga. Umuntu wese ugufitiye denariyo, bigashoboka ko umuntu yaba ari muri Amerika ariko afite denariyo zihuje n'indwara ufite. Bigashoboka ko umuntu yaba ari muri Canada ariko afite denariyo zihuje n'ibibazo ufite. Ubu hari umusore uri muri Amerika uri gusenga akavuga ati Imana nkeneye umukobwa mwiza, kandi wenda Imana ikabiri kubona ngewe uzabu, akaba gisenga kijagajara, akaja kwa Garasa, akajya kwa nande. Imana rero izane arekuze izo denariyo. Reka dusenge. Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana ituzi, uzi imibereho yacu, uzi imivugire yacu, uzi imikorere yacu, uzi imyitwarire yacu, uzi n'imirire yacu. Iyi saha turagushimiye, tugushimiye ko waturemye ukatuzana kuri iyi si, hanyuma tukahaba, tukaba tugeze kuri itariki ya 10 twese turi bazima. Izina ryawe nirishimwe kandi niryamamare. Hanyuma ubwoko bwawe budukurikiranye aya masaha ya none, aba bagabo aba
ab'abasore, ab'abagore, ab'ababyeyi, bose bafite indwara, baryamye hasi. Hari ibintu byinshi byagiye bibakikira, ubuzima bwiza bwarabakikiye, basigaye bahora barwaye. Gutunga bagahirwa byarabakikiye, basiganye ibihombo gusa. Kweza byarabakikiye, bararumbya. Kororokerwa byarabakikiye, ntago izabo zicyororoka, zigwingira buri munsi. Abana babo ubwenge bwarakikiye, burigendera, batsindwa buri munsi. Uwiteka we, amafaranga yaradukikiye, niyo mpamvu amadeni abaye menshi mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Uwiteka we, Uwiteka, turasenze kugira ngo ubwo umutambyi yatunyuze agakikira akagenda, umurewa akatunyura agakikira akagenda, nari nkwinginze ngo uduhuza n'umusamariya mwiza. Kandi ijambo ratubwiye ngo uyu musamariya ntago azi imbokoboko gusa, ngo ahubwo yazanye amavuta yitwa Elayo. Kandi aya mavuta yitwa Elayo akenewe kubonwa n'abagore badukurikiye, ababyeyi badukurikiye. Aya mavuta yitwa Elayo bayabone. Aya Elayo yaza ari umuceri, Elayo yaza ari kawunga, Elayo yaza ari ibirayi. Iyi Elayo yimanurira abagabo badukurikiye, iyi Elayo yimanuye abasore n'abakobwa. Bibiliya iratubwiye ngo azana n'amavuta, ngo azana na vino. N'iyi vino turayikeneye mu gihe nk'iki ngiki imyuma zibaye myinshi. Vino yaza ari agafanta keza abantu bakakanywa, vino yaza ari akaji keza, vino yaza Uwiteka Imana nyir'ingabo ari iduka abantu bagacuruza, vino yaza abantu ari urubyaro bakabyara. Buri wese umuhuze n'uyu musamariya. Bibiliya yatubwiye ngo uyu musamariya yaje afite denari ebyiri mu biganza bye, ngo azirekurira nyir'icumbi. Aramubwira ngo nyir'icumbi we, izi denari uzirwazemo uno murwayi, dufite indwara y'amadeni, dufite indwara y'ibibazo, dufite indwara y'ubukode, indwara zitubanye nyinshi. Ariko nari nkwinginze ngo abantu bose bafite denariyo zacu, wohereze denariyo ku bagabo, wohereze denariyo zirwaza ababyeyi, wohereze denariyo zifasha abakobwa kurwara, wohereze denariyo zirwaza abasore. Onyemerera ugere mu Rwanda woherezemo denariyo, ugere mu mahanga wohereze denariyo. Kandi buri wese udukurikiranye Isaya none umuramburira ukuboko kwawe kwiza, habona ineza yawe. Urakoze Mana, turagushimiye, imirimo yawe ni myiza kuri twe. Kandi ijambo ry'agambwe ngo ibyo wibwira kutugirira ni byiza, ntago ari ibibi. Nari nkwinginze ngo ukore ibikomeye ku barwaye bakire, ukore ibikomeye ku barushe baruhuke, ukore ibikomeye ku bashonje babone ibyo barya, ukore ibikomeye ku bambara ubusa bambare, ukore ibikomeye ku bantu bose batarakwemera nk'umwami n'umukiza babona agakiza kawe, ukore ibikomeye ku bantu bose bari mu yeza bafungurwe, ukore ibikomeye ku bahinzi beze, ukore ibikomeye ku borozi bororokerwe, ukore ibikomeye ku bacuruzi beze, ukore ibikomeye ku bakoresha ikoranabuhanga bakomeze bamamare, ukore ibikomeye kuri twebwe twese dutuye iyi si, hanyuma ineza yawe itwomeho. Mwuka wera w'imbaraga tumanukire, bamarayika bawe batacumiye bazenguruka iyi si yose, utanga amahoro mu Rwanda no mu mahanga. Urakoze kuri data wa twese mwiza, ngaho ganza kandi utegeke muri byose mu izina rya Yesu. Hanyuma Claudie, tugeze ku musozo muri ka kanya keza abantu bakunda, turagira ngo tugusabe ku muntu wifuza gusengana nawe, umuhe nimero yawe, bazasengana nawe ku bantu babyifuza. 0788 661 501 830, 0788 661 501 830. Turagushimiye cyane, tunabwira abantu badukurikiye mukomeze mukore subscribe kugira ngo tukomeze tube umuryango mugari, kugira ngo mujye munabona n'ibiganiro tubagezaho mu bigibonere ku gihe, bitatinze cyane. Amen. Murakoze. Yego.